Tubaye ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. Umushinga wo kwimakaza umuco w'uburinganire n'ubwuzuzanye no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina Generation G usoje wishimira intambwe yatewe mu guhindura imyumvire y'abantu nubwo bitari byoroshye. Uyu mushinga ukorera mu bihugu 7 hano mu Rwanda ukaba ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'imiryango 3 Rwamurek, HDI na Frian, ukaba waruyobowe na Rwamurek. Uyu mushinga wa Generation Gender rero uyu munsi twe turi kufunga kuwusoza, ariko nubwo urangiye hari ibintu twumva twizeye tudashidikanya ko nubwo uyu mushinga urangiye ariko hari ibintu bizakomeza. Mvuze ku bijyanye n'uburyo twakoranye n'urubyiruko n'abari twita ngo n'aba social media influencers n'abajournaliste, twabashije ni nko gutera urubuto muri bo rw'uburyo bareba inkuru, cyane cyane reka turebe nk'inkuru z'aba victime. Twabashije gutera muri bo nubwo atari bose abajournaliste bose cyangwa aba social media bose, uburyo bavuga inkuru z'umu victime kugira ngo bazirikane umutekano w'umu victime baba bari kuvuga w'umuntu wakorewe ihohoterwa. So icyo ni ikintu tuba tubona iyo bakora inkuru, iyo baganira kuri ibyo twita ngo ni X spaces, dusanga nyine bagenda barikosoye. Twizera tudashidikanya rero ko icyo kintu kizakomeza. Ikindi wenda twabonye mu bijyanye no guhoza ku nkeke bishingiye ku gitsina, twagiye dukorana n'amaorganisation atandukanye. Rero tukaba dufite na polisi twabakoreye yo mu maorganisation yo imbere yatangiye kujya akoresha, ugasanga biri kuzamura urwego bazi hayo makuru, bigatuma no mu bigo abantu batangira kuyimenya ko kujya guhamagara umukozi mu nyuma y'amasaha utangira kumubwira utuntu ngutwo umuyobora bishobora guteza ikibazo, ariko niyo utabumuyobora kumenya ko ashobora kuvuganira mugenzi we, hari n'itegeko rimurenganura. So twumva ko amakuru twatanze nubwo byari bikerewe ko hakomeza, ariko ayo ngayo ubwaye hari ikintu yabashije gukemura cyari ikibazo. Ni mu gihe ikoranabuhanga nk'umwe mu miyoboro irimo gukoreshwa mu gukwirakwiza ihohotera rishingiye ku gitsina, ni muri urwo rwego HDI yateguye amahugurwa ku bakoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Instagram, LinkedIn ndetse n'izindi mu gutanga ibitekerezo kugira ngo babasobanurire uburyo ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga bitiza umurindi ihohotera rishingiye ku gitsina kugira ngo babihindure. Ubusanzwe iyo umuntu avuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa murandasi, abantu bumva gusharinga amavideo y'abandi cyangwa se kuba waza umuntu ukamutuka ukamusebya imbere y'abantu. Ariko natunguwe no ko naho harimo icyaha cyo guhoza ku nkeke, mu rurimi rw'amahanga ni stalking. Ni mu byo twize. Umuntu wenda n'urugero ashobora kukwandikira upostinze ifoto wenda y'ibiryo wariye, akakwandikira ngo urahaze, ejo wa posting indabo akaba yakubwira ati wo no mwijuto, ibintu nk'ibyo. Guhora umuntu akwandikira ibintu bigusubiza hasi cyangwa wenda bikubangamira, nabyo biri mu byo nize. Hari igihe twabikoraga twumva ari blague kugira ngo wenda uwo muntu yumve ko hari abantu bahari wenda bamuserereza cyangwa ari imikino, ariko mu by'ukuri nabyo biri mu bintu ntahanye. Ubwo kuva uyu munsi ntabwo nzongera kuzansesereza abantu bitewe n'ibyo wapostinze. Ushobora gushyiraho agatima, ugashyiraho like, ubuzima bugakomeza. Hari ibintu byadusanga nko kuri YouTube, umunyamakuru nakayaje yicariye umuntu akamuvuga ubuzima bwe bwose, aho yashatse, nyine ya makuru bwite yiwe na za information usanga nawe ubwaho utatinyuka gushyira hanze, ugasanga umuntu arimo aragushyira hanze, ugasanga umuntu arabyutse apostinze ifoto yawe ati umuntu murabona ateye gutya, yambara gutya, umuntu ugasanga arimo araharugari abandi kuguhaho negative feedback. Ntagazo uburyo uri bwiyumve, ntagazi ingaruka bya bintu ari kugukorera biri bukugireho. Ariyo mpamvu kuko tubyita ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyo tuvuze ngo rishingiye ku gitsina abantu bumva abagore gusa, ariko ihohoterwa rikorerwa ku bitsina byombi. Si ngombwa ngo aba ari umugore gusa cyangwa umukobwa, n'abagabo n'iryo hohotera rirabakorerwa. Mpamvu nari mvuze ko rikorerwa ku bitsina byombi, ariko nditsa cyane ku bagore kuko usanga ni nabo bigiraho ingaruka nyinshi. Usanga kuko nimba navuga ngo igitsina gore
gisa n'igitsikamirwa cyane. None iyo bigeze ku bintu by'ikoranabuhanga kuri murandasi n'ibindi, usanga abagore ari bo bagarukwaho cyane, rero bagirirwaho ingaruka. Ariyo mpamvu ubona n'imibare y'abahohoterwa usanga abagore ari bo benshi. Maze kwakira amahugurwa nahawe na HDI avuga kuri Technological Facilitated GBV cyangwa se ihohotera rishingiye ku gitsina ryifashishije ikoranabuhanga. Maze gusobanukirwa ibintu byinshi, ariko maze kumenya ko bike muri byo muri byinshi ndigiye ahangaha nuko abantu bifashisha ikoranabuhanga bagahohotera bagenzi babo bitwaje ko ari igitsina runaka. By'umwihariko imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu bikoreshwa mu guhohotera abantu bitwaje ko ari igitsina runaka. Umuntu ya posting ifoto ari nk'umukobwa, abantu bagahita baza muri comment bakaza kumubwira amagambo mabi yo kumusesereza no kumubabaza. Hariho ababikora batabizi, hariho n'ababikora babizi bitewe n'ubugome. Icyo ngiye gukora nuko ngiye kwigisha abatabizi kumenya yuko iki kintu ari ikibazo gikomeye gishobora gutuma umuntu yakwiyambura ubuzima. Ariko kandi n'ababikora babizi ni ukubigisha ndetse no kutabaha umwanya ngo tubumve ko ibyo bakora ari byiza. Ngiye kubikora gutyo kugira ngo abantu batandukanye barekere kwifashisha ikoranabuhanga bahohotera bagenzi babo kuko ari ab'igitsina runaka. Inaha dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Ndi Grace Uwingeneye, mugire ibihe byiza.